Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 7 Mata 2025 kuwa mbere iragira iti impamvu byakubabaje cyane nuko byakozwe n'abavandimwe. Impamvu byakubabaje cyane nuko byakozwe n'abavandimwe. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 47 mu gakiza igira iti ni igihe gito intambara igashira.
haleluya. Imana izahanagura amarira bene data twaririye muri iyi si. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Zaburi ya 55 dore ku murongo wa 13 tugeze ku 15 haravuga ngo Zaburi 55 dore ku murongo wa 13 tugeze ku 15 haravuga ngo si umwanzi wantutse mba narabashije kwihangana, cyangwa uwanyangaga si we wanyirase hejuru mba naramwihishe, ahubwo ni wowe uwo duhwanye, uwo twagendanaga, inshuti yanjye y'amagara, twaganiraga tunezerewe, twagendana n'iteraniro mu nzu y'Imana. Bibiliya itweretse neza ko iyo umuntu aza guhemukirwa n'uwo hirya hari yari kugerageza akihangana. Iyo biza kuba ari umwanzi waguhemukiye byari kumvikana. Iyo biza kuba ari uwakwangaga wagukoreye ubugome nabwo wari kugerageza ukabyakira, ariko n'uwo mwavukanaga rwose cyangwa se mwose ibere rimwe, mwari inshuti, mwari muturanye ku musozi umwe, mu gihugu kimwe, waguhindutse arakwirukankana mu misozi, mu migezi, mu mibande, araguhinduka aguhiga nk'uko umuntu ahiga inyamaswa. Imana yo mu ijuru irahagoboka, irakurengera, urarokoka amaboko n'imigambi mibi ye ku buzima bwawe yaragufiteho. Burya nta kindi cyabiteye, nuko wamwishyize nuko wishyizemo ko ari inshuti yawe kandi nyamara atariyo. Reka nkubwire ko burya nyamara atari inshuti nyanshuti. Burya inshuti nyanshuti idahinduka nta yindi ni Yesu Kristo, niyo idahinduka mu bihe byose, byiza cyangwa bibi. Ikuba hafi wowe cyane mu gihe uwo nguwo we mwabanaga atigeze agira icyo akumarira, ahubwo akaba ari we ukwirukankaho, ukugendaho, uguhiga. Ndagira nkubwire ngo Yesu niwe nshuti nyanshuti idahinduka mu bihe byose, byaba byiza cyangwa se bibi. Ikuba hafi. Wowe wabaye desi, wahemukiwe n'abawe bakagukorera ibyo utatekerezaga, abaturanyi, abo muvukana, komera kandi wihangane. Wabuze abo wakundaga utazongera kubona ukundi. Ibuka ko abacu twabuze twizeraga ko tuzakomeza kubana. Ndagira ngo umenyeshe ko tuzongera kubonana nabo. Imana yacu izaduhanagura amarira twaririye muri iyi si. Yakurengeye, ongera uyishimire, kuko niyo yakurinze ni nayo izongera kukurinda. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Uwiteka Mana yacu turagushimiye, wowe wabanye natwe ukaturinda imigambi mibi y'abatugendaho, imigambi mibi y'abaduhigaga, imigambi mibi baragambiriye kutugira nabi, ukaturengera. Uhabwe icyubahiro. Turagushimiye ko watubereye Imana, ukatubera inshuti nyanshuti. Reka ukomeze kwakira amashimwe yacu. Mwami Yesu, warakoze kutubera umwungeri mwiza. Ishimwe n'icyubahiro nikomeze kuba ibyawe none iteka ryose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo mbisenze. Amen. Mwari kumwe na none na mwene so muri Yesu Kristo nk'uko bisanzwe.
Bishop Apollinaire Safiri Gakombe, mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Mwese mwese bifuje kugira umunsi mwiza aho muherereye, n'akazi keza cyangwa se n'izindi gahunda zindi murimo. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Shalom shalom, ndabakunda.